Yesu ashimwe cyane. Nanone tugiye kurebera hamwe igitabo cya Yobu igice cya 3. Reka dusenge. Turagushimye Mwami Yesu, tugushimiye uburyo turi kwiga igitabo cya Yobu. Natwe muri iyi minsi hari ba Yobu, hari icyo byadufasha muri iyi minsi, udusobanurire mu izina rya Yesu. Ku murongo wa mbere w'iki gice cya 3, hanyuma y'ibyo Yobu aterura amagambo avuma umunsi yavutseho. Aravuga ati, umunsi navutseho urimburanwe n'iryo joro. Havuzwe ngo mama yasamye inda y'umwana w'umuhungu. Uwo munsi uhinduka umwijima. Imana iri hejuru ye kuwitaho, kandi we kumurikirwa n'umucyo. Umwijima n'igicucu cy'urupfu buyigarurire. Igicucu kiwubarariho, igitera ubwira kabiri cyose kiwutera ubwoba. Iryo joro umwijima w'icuraburindi urifate, rye kunezeranwa n'iminsi y'umwaka, rye kubarirwa mu mubare w'amezi. Ni ukuri iryo joro ribe ingumba, rye kumvikanamo ijwi ry'umunezero. Abavuma iminsi bakitegura kubyutsa Lewiyatani barivume. Inyenyeri zo mu kabwibwi karyo ze kumurika, ritegereze umucyo rye kuwubona, kandi rye kubona gutambika k'umuseke, kuko ritazibye inda ya mama ngo rihishe amaso yanjye umubabaro. Ni iki cyatumye ntapfa nkiri mu nda ya mama, simpeze umwuka nkivuka? Ni iki cyatumye mama anshyira ku ibere, akampa ibere? Iyaba ariko byagenze, ubu mba ndyamye nkaruhuka. Tugeze ku murongo wa 13. Ahahera ngo mba nsinziriye niho mba merewe neza, ndi kumwe n'abami n'abategeka bo mu isi biyubakishije ubuturo, cyangwa ndi kumwe n'ibikomangoma bifite izahabu byujuje amazu yabo mu ifeza. Iyaba narabaye nk'inda yavuyemo itazwi, simba ndiho nk'impinja zitigeze kureba umucyo. Aho niho abanyabyaha bareka kurenganya, aho niho abarushye baruhukira, aho niho imbohe zose zibonera amahoro. Ntabwo ziba zicyumvira ijwi ryo kurenganya. Umuto n'umukuru niho bari, kandi umugaragu ntategekerwa na shebuja. Ni iki gituma iha umunyamubabaro umucyo, kandi ufite intimba mu mutima ikamubeshaho? Kuko yifuza urupfu ntarubone, kurucukurira kurusha uko abantu bacukurira izahabu ihishwe. Iyo abonye igituro arishima cyane akanezerwa. Mbese umuntu uburaho ajya, Imana ikamukubira hamwe, ni iki gituma abona umucyo? Kuko kuniha kumbereye ibyo kurya, kandi imiborogo yanjye isukwa nk'amazi. Icyo natinyaga nicyo cyangezeho, kandi cyanteraga ubwoba nicyo cyanjeho. Simfite amahoro, sintuje, kandi singuwe neza, ahubwo ibyago nibyo bintera. Tugarukire hano igice cya 3. Murakoze, Imana iduhe umugisha.